inshuti bavandimwe twagarutse kuri uyu munota kuri iyi saha muri uyu mwaka wa 2023 tubifurije gutangirana n'uyu mwaka rero cyane n'ihirwe kugira ngo buri muntu wese yiyumvishe ko agomba kuvuga indimi yumva akeneye. Ni ubuntu rwose kuri Hemmy irabagezaho icyongereza gisobanuye mu Kinyarwanda. It's free for you to learn English and Kinyarwanda practice. Use of these words in sentences, it's the same meaning. Koresha n'amagambo rwose mu nteruro ni kimwe nta kigoye, aho uzajya ubona aya magambo yose uzajya umenya yuko afite meaning imwe. Ushobora kubona ijambo rivuga of course cyangwa se ukabona yeah cyangwa se sure cyangwa se obviously. Yup, all right, yes. Aya magambo nuyabona igihe cyose uzajya wumva yuko agufitiye akamaro rwose, agomba kugira icyo yakumarira mu buzima, ahantu hose wayakoresha. Okay, let's get start our lesson. Do you have your brother? Do you have your brother? Yes, ni ufite rero umuvandimwe wawe ushobora no kuvuga ngo of course. Wasubiza rimwe mwari ya magambo maze kubona kugira ngo ugire short form. Ugire interuro ngufiya utiriwe ugoka ngo uravuga interuro ndende. Yes, ugomba kuvuga ngo of course cyangwa se yeah, sure, absolutely, yeah, all right, yes cyangwa se good. Nandi hari nandi menshi cyane uzagiye abona witonze. Yes, ufite umuvandimwe wawe? Of course I have him. Yego ndamufite. Nibyo rwose ndamufite. Do you have all your brothers? Do you have all brothers? Ese ufite abavandimwe bombi? Ese ufite abavandimwe bombi? Niba ubafite uravuga ati yes I have them. Yes, I have them. Yes, kuko yasimbuwe n'abari abantu them. Yes, let's get start another practice. Yes, I have them. Yego ndabafite. What does your parents do? What does your parents do? Nicyo ababyeyi bawe bakora. Niki ababyeyi bawe bakora? I don't know, they work. I don't know, they work. Sinzi imirimo yabo. Sinzi imirimo yabo. Kuvuga ngo niba ari kugukora amakuru y'imirimo y'ababyeyi bawe, hagati aho ngaho nta kintu uzaba uberuriye yuko bakora. Uwo muntu uzaba uri kukubaza uzambwira ati I don't know. Ntabyo nzi rwose, ntabyo nzi. Yes, ni uko rero birashoboka yuko aba ari amakuru atari meza bashaka kubakuraho, ariko wewe ubwawe uhisubangira ntako nzi, sinzi imirimo yabo rwose. I don't know their works. Iriya they ni ibyabo, ni nko kuvuga ngo akazi kabo sinkazi. Ibyo bakora ntabyo nzi rwose. Don't ask me moreover. Numbaza ibirenze rwose kuko ntago nzi imirimo yabo. Yes.
Where's your brothers-in-law live? Where's your brothers-in-law live? Where is your brothers-in-law live? Muramu wawe atuye he? Yes, muramu wawe rero bamwita brothers-in-law. Brothers-in-law, ni muramu wawe rero niko bamwita brother-in-law. My brother-in-law lives in Kigali. My brother-in-law lives in Kigali. Brother-in-law bitandukanye no kuvuga ngo brothers ni abavandimwe mushobora kuba muvukana. Brothers, siblings nabo mwikaritsiye. Yes, nabo mwikaritsiye siblings. Naho brother ni abantu b'abavandimwe bawe. Nubwo brother-in-law bongeraho in-law ni muramu wawe. Ashobora kuba muramu wawe w'umukobwa, muramu wawe w'umuhungu. Yes, brothers-in-law nabo ngabo ni baramu bawe. Marume wanje atuye i Kigali. My brother-in-law lives in Kigali. Lives at Kigali. Yes, lives in Kigali. Atuye muri Kigali. Muramu wanje. When will you go to visit them? 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 Ni ryari uzajyayo kubasura? Urumva ko akubajije igihe. Ushobora no kuvuga ngo I will go next week. I will go this time. I want to go right now. Ndashaka kujyayo ubu ngubu. This moment, akakanya. Ibisubizo ni byinshi. Cyangwa se next month. Cyangwa se next year. Imbere rwose, imbere y'uyu mwaka, mbere y'aya mezi nzajya kubasura next. Nzajyayo muri iki cyumweru gikurikira. Yes, next. Yes, I will go next week. Nzajyayo muri iki cyumweru gikurikira. Iki cyumweru gikurikira rero nicyo ugomba kugira gute kujya kumusuriramo. Yes, no ntabwo mbizi niba ari uko bimeze nyine rero nuko bihagaze. Yes, mbibutse ko niba ushaka kudukundira ino channel, yisansibilize ku nshuti zawe badatera inkunga kugira ngo natwe twumve yuko dufite abantu badukurikiye batwitaho umunsi ku munsi. Tubigisha ku buntu, ushyizeho ijana rwose ubasha kwikurikirana amasomo yawe kugira ngo wirirwe wirukanka ujyana amakayi ngakuvuna ibitugu. Ahangaha uzagira gute, uzishyirira muri screen ya touch yawe ushyiremo Hemmy, ubundi ubone isomo ushaka wihitiremo iryo wiga n'ubuntu. Yes, barya baca umugani ngo ntushobora gukora umureti utabanje kumena amagi. Yes, nibyo. You cannot make an omelet without breaking some eggs. Nibyo. Ntabwo ushobora rwose guteka amagi ushaka kurya umureti ngo uyatekera utayamenye. So help this channel for more video.
rero fasha ino channel kugira ngo andi masomo akugereho. Niba ushaka rero kuduteza imbere, iyi channel ni guhitaho kandi udakanze ko ari jambo ritukura subscribe na like na comment. Inshuti zawe nazo zikeneye amasomo mashya reka. Niba wewe iri somo wararibonye cyangwa se ubizi ariko link ikakugeraho, yisangiza inshuti zawe uzibwira uti hano nabonye icyongereza cyoroshye watangiriraho kugira ngo ubashe gukomunika n'abantu, ubundi ibindi uzajya ugenda ubyiyongereraho gake gake. Yes, turi abanyarwanda, yego ntituri bene rurimi, ntabwo turi native speakers, ariko we can try to learn English in order to communicate another people, n'abandi bantu. Yes, if you want to improve your level, you can watch this video in order to communicate. Yes. Mbibutse yuko rero buri muntu wese ushaka kuduteza kugira icyo yatumarira, ushobora kuvuga ati reka mbunganire igitekerezo cyabo, abo bantu mbagira inama. Watwandikira kuri email yacu yitwa Hemmy, urandika hash na ma ebyiri na ya 0 10 na gatandatu 3 15 @gmail.com. aho niho watwandikira ku gitekerezo cyacu, kandi n'ubundi nibisanzwe muri comment yacu iyo twandikiye tuguha reply twakubwira yuko twabonye ubutumwa bwanyu, hanyuma ubundi tukagira gute tukabasubiza. Agatanga rero niyo mpamvu utagomba gucikanwa n'iri somo. Amagambo akomeye wavuga ngaha ya vocabulary, enormity, ubundi omelette. Yes, ushobora kubona kumva nabuze enormity, ariko omelette, yes, ni umuleti w'amagi. Irindi jambo wenda wavuga bajya kubya ikibazo, brother in law, tuziga icyo bita family members, tugira gute ubimenya kugira ngo ibintu byose by'ibisekuru ubimenye. Yes, them, iyo bavuze them aba ari abantu batari hafi aho ngaho mu ruhande rwawe. Yes, hanani twabonye irindi jambo rivuga ngo they rero ivuga ikintu cyawe cyabo bwite. Ni nkuko uvuga ngo myself, cyangwa se yourself, ubwawe, cyangwa se ourselves, ibyacu. Yes, good, congratulations, thank you.